ibi ibi twabisiga hano mana kabisa n'ubundi iyi ngiyi turahita tuyikuramo ibiri muri turabivanamo ayibonye ariko ingoma yanjye tuturoza shagira vuba tujye kugira urukumva nakukerereza ahangaha ndiziringa mukoza njewe wundi ndanikokora buriya kubera ko twebwe twavukiye mu bantu boza byatari kugira ngo nkwemeze ko byose bisoboka ndoza nkinjira ahantu hose abanza nkagira abanza nkareba ko ahantu hose hakeye ariko aka kantu ndi kubona ni agakize nakahize aka kantu ndi kukubona ni agace ako nawe ntukaba umwana nese ntabwo uri kukabona oya sareba akantu kari gutera gutya mu mutima se gatukuye nk'akanyama Hey. Cyangwa turereta. Reba akantu kari kurereta mani. Tabashira. Mukamwana shiri. Bakahita guteze. Mushino. Aka kantu kweli? Mwone unumve se? Yashirira kura mpumuboreri. Nizo tujye kuryama. Kantu gateye ubu. Mbega kantu. Abo aka kantu se nange ndagafite se? Neza tugende turabirebera mu buriri. Si bebe. Kabisa la. Ntacyo nari bugukorere pe. Kuko nawe wanyitaye. Ubundi abantu hera hano hanago kabisa. Ewa. Ariko ntabwo nyageje neza. Uraseka n'inzara nzoze. Ewa cheki ikintu utavuga. Twebwe ubundi turoze mu bintu byo koza dufite mu rugo bafite amakampani atandatu yo koza abakobwa noneho hari n'izindi kampani esheshatu zindi zikaba 12 zo gutereta abakobwa hari n'izindi noneho zo kugurisha abakobwa ku giciro cya make cyane rero njyewe sogokuru wanje yabaye manager wa promoter mu Rwanda mu guhamagara abakobwa ba mbere bafite amabuno ubwo no kuvuga ngo wowe ngiye kugushyira muri gahunda y'abantu turebe kwanza hano wowe bizakora wowe urajyamo papa arakujyana mu kabisa manager tugende shira wanjye tugende kabisa simwogeje ni mu promoter mu Rwanda fasha tugende wana kije ibi twabisiga hano mana kabisa n'ubundi iyi ngiyi turahita tuyikuramo ibiri muri turabivanamo